Ndakuramukije muvandimwe twongeye gura kuri uyu murongo w'umucyo w'isabato, ubuntu n'amahoro biva ku Mana bibane nawe. Nundi munezero ukomeye ngize wo kongera kwibona ndi muzima, kandi nkaba ndi kumwe nawe muri uyu mugoroba twongeye kuza gusangira ibyanditswe byera byo mu ijambo ry'Imana. Turi ku munsi wa karindwi, ndetse ntabwo nshidikanya iki cyigisho kitatangira turi mu masaha yo gutangira isabato. Nkwifurije isabato nziza rero. Imana data wa twese ibane nawe. Tugiye kuganira amagambo akomeye kandi nejejwe nuko bihuriranye nuko ari ku munsi w'isabato, kubera yuko turaza gusanga bifitanye n'isano. Turi muri kwa kwezi rero turi gusuzuma ubuhanuzi bwa Danieli mu nsanganyamatsiko twihaye ivuga ngo ukuri kw'iki gihe mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli. Ni igihe cyo kwinginga Imana ishaka ko umenya ibi bintu. Iravuga iti ndakwinginza uve ijwi ry'Uwiteka rivuga ibyo nkubwira, nibwo uzamererwa neza kandi ubugingo bwawe nibwo buzarama, nk'uko twakomeje kubibona muri Yeremiya 38 umurongo wa 20. Ndakurarika mu izina rya Yesu nkwinginga cyane ngo wumve ijwi ry'Uwiteka rivugira muri jyewe iby'ubuhanuzi Imana yatwandikishije muri mu byanditswe byera ngo tubyiteho. Turi mu gitabo cya Danieli rero, kandi uyu munsi tugiye kwinjira mu gice cya gatatu cy'icyo gitabo. Ejo twari turi mu gice cya kabiri, birumvikana uyu munsi tugiye kujya mu gice cya gatatu. Mbere yuko ntangira reka gusabe, ntabwo nakunze kubivuga, ariko kandi niba wumva ibi bintu ari byiza ushobora kubisangiza abandi, ukababwira yuko hari ahantu bavoma amazi meza yo gusobanukirwa ibyanditswe byera. Uboherereze rero link kugira ngo tuzabane nabo bishimire ibi byiza Imana yaduteguriye muri uku kwezi. Reka mbere yuko turambura ibyanditswe byera nce bugufi imbere y'Imana dusenge. Data wa twese uhabwe icyubahiro, tugushimiye ko nanone uduhaye undi munsi w'umugisha, umunsi wo kwiga ibyawe kugira ngo tumenye ubushake bwawe. Ngo nubane natwe guhera dutangiye kugeza dusoje. Mwuka wera umwigisha mukuru watanze kugira ngo azatuyobore mu kuri kose abane natwe. Niko gusenga kwacu mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Ndagira ngo muri iki gice cya gatatu cya Danieli tuganire insanganyamatsiko ivuga ngo kugeragereshwa kuramya ikindi kitari Imana. Kugeragereshwa kuramya ikindi kitari Imana. Reka tujye mu byanditswe byera, twihutire kugera mu gice cya gatatu cy'ubutumwa bwanditswe na Danieli. Ni amakuru atubwira ibyishimo umwami Nebukadinezari yakoze. Twibukiranye yuko igice cya kabiri kitubwira iby'inzozi umwami Nebukadinezari yarose, kandi izo nzozi zari igishushanyo kinini cyane giteye nk'umuntu, kandi umutwe wacyo wari zahabu, igituza n'amaboko byari feza, inda n'ibibero byari umuringa, amaguru yari ibyuma, kandi ibirenge n'amano byari ibyuma bivanze n'ibumba. Ibyo bintu tuzabiganira mu gihe kizaza, nyuma y'icyumweru tugiye gutangira ejo bundi, nibwo tuzatangira kuganira bino bintu twitonze, kubera ko ari ubuhanuzi. Turacyari mu mateka twitegereza ngo ni gute abantu b'Imana bitwaraga mu gihe gisa nk'icyo turimo uyu munsi. Twabonye ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere twakibonye muri Danieli igice cya mbere, aho abantu b'Imana bafite umuco wo kwirinda, bita ku mibiri yabo arizo nsengero z'umwuka wera, kandi byari urufatiro rwose rwo kugira ngo abantu basobanukirwe n'ubushake bw'Imana n'ubwenge Imana ishaka kubayishurira bw'ubuhanuzi. Icya kabiri twakibonye ejo muri Danieli igice cya kabiri, ni umuco wo gusenga. Gusenga kurenza uko dusanzwe dusenga, ahubwo gusenga twinginga, dutitiriza, kugira ngo Imana idusukire mwuka wera, kuko ari we ubasha guhishura ibihishwe by'Imana, azenda ku bya Yesu akabitubwira. Ibyo ni ibintu bibiri tumaze kubona. Reka rero tujye muri Danieli igice cya gatatu, tugiye kwibaza ibyo kigerageza abana b'Imana bahuye nacyo kidasanzwe n'uburyo babyitwayemo. Reka mpere ku murongo wa mbere. Umwami Nebukadinezari yakoze igishushanyo cy'izahabu. Umwami Nebukadinezari yakoze igishushanyo gisa gute? Cy'izahabu. Tuzabireba mu gice cya kabiri. Nari maze kuvuga yuko umutwe wa cya gishushanyo cya mbere wari izahabu, kandi ubusobanuro yahawe ni uko iyo zahabu yashushanyaga we.
none agiye gukora ikindi gishushanyo giteye nka cya kindi, kirekire cyane, kinini, giteye ubwoba, ariko kandi ntabwo ari bugikore muri ya mabuye ane maze kurondora yari agize igishushanyo yarose, ahubwo araza kugikora mu ibuye rimwe, ibuye rya zahabu rihagarariye we. Umwami Nebukadineza yakoze igishushanyo cy'izahabu, uburebure bwacyo bwari mikono 60, ubugari bwacyo bwari mikono 6, agihagarika mu kibaya cya Dura mu gihugu cy'Ishinari cy'i Babuloni. Nuko umwami Nebukadineza atuma abantu bo guteranya abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abacamanza n'abanyabigega n'abajyanama n'abirutsi n'abatware bose bo mu bihugu byaho ngo baze kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Nuko Nebukadinezari nuko abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abacamanza n'abanyabigega n'abajyanama n'abirutsi n'abatware bose bo mu bihugu byaho baraza bateranywa no kweza icyo gishushanyo umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Bahageze bahagarara imbere yacyo. Mbega iteraniro ridasanzwe, iteraniro rireba abantu benshi kandi tutabasha kurondora uko bangana. Abari bafite ubutware bose, abategetsi bo muri ubwo bwami bwa Babuloni bose bari baje. Nshuti zanjye, bari baje kweza igishushanyo umwami Nebukadinezari yari yagenje gute? Yari yaremye, yari yakoze. Umwami Nebukadinezari tumaze kubona ko yarose inzozi mu gice cya kabiri, kandi izo nzozi zari igishushanyo giteye nka gutya, ariko ntabwo cyasaga nka gutya. Icyo cyo cyari gifite umutwe w'izahabu, igituza n'amaboko byari ifeza, inda n'ibibero by'umuringa, amaguru y'ibyuma, ibirenge n'amano by'ibyuma bivanze n'ibumba. N'izo nzozi yari yarose, ariko haciyeho igihe. Kandi mu gice cya kabiri atubwira ukuntu yaramije avuga ati ni ukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana, abwira Abadanyeli ati niyo Mana nyamana, ni umwami w'abami kandi niyishura ibihishwe, kushoboye guhishura ibyo byahishwe. Aramya Imana, ashyiraho n'itegeko y'uko bakwiriye kumusenga. Tuzabisubiramo, twaravuze ko tuzasubira inyuma tukajya kureba iki gice cya kabiri cya Danyeli, twiga iby'ubuhanuzi nyirizina. Noneho ariko noneho yaribagiwe, yongera kujya kuramya ibigirwamana, ategeka n'abandi kubiramya. Mbese ibintu birasa? Yego, ibi bintu birasa. Uyu mwami w'i Babuloni yigiriye inama zo kurema ishusho isa nawe. Tuzabisoma ejo tureba ibyashu igice cya 13 by'iby'inyamaswa n'igishushanyo cy'inyamaswa. Inyamaswa tuzasanga ari inyamaswa muntu, izaba ari umuntu, kandi uwo muntu nawe yigiye inama yo kurema ishusho isa nawe. Tuzasobanukirwa ibyabyo. Iki kigeragezo rero cyabanje kugeragereshwa abo muri iki gihe cya Danyeli, maze bagereshwa kuramya ishusho ya Nebukadinezari isa n'iyo Nebukadinezari yari yarose. Mbese izi nzozi Satani yaragamije iki kugira ngo azisenye burundu? Dusoma mu bahanuzi n'abami ku ipaji ya 159 ngo ikimenyetso cyakozwe n'ijuru kugira ngo kigaragarize intekerezo z'abantu ibintu by'ingenzi byagombaga kubaho mu gihe kiri imbere, cyagombaga gukoreshwa kugira ngo kibangamire gukwirakwira kw'iby'Imana yashakaga ko abatuye isi bamenya bakabyakira. Ubuhanuzi bwarasanzwe muri Danyeli igice cya kabiri bwerekeranye n'igishushanyo Nebukadinezari yarose cy'amabuye atandukanye, ariko kandi icyo ngicyo cyatanzwe kugira ngo gitange amakuru abatuye isi bakwiye kumenya, nicyo cyakoreshejwe kugira ngo abantu batamenya ayo makuru. Wo no mugambi wa Satani. Uko niko binyuze mu migambi y'abantu bari bararikiye. Satani yashaka gukwabiza umugambi Imana ifitiye abantu. Umwanzi w'abantu yari azi ko ukuri kutavanze n'ikinyoma ari imbaraga ikiza, ariko ko igihe uko kuri gukoreshejwe mu guhesha intare igikuzo no kwagura imishinga y'abantu guhinduka imbaraga iganisha ku kibi. Nguko uko Satani yohereje umutima wa Nebukadinezari, maze aragenda arema igishushanyo noneho gikoze muri zahabu gusa, gisa nka cya kindi. Imana itwigishe kumenya icyo ubushake bwayo buri, kubera yuko ibyo tubona biteye inkeke, ariko ahari tuzumva neza ibitureba ejo. Reka turebe uko abantu b'Imana babyitwayemo kugira ngo tuzabigane. Reka nkomeze umurongo wa 4 w'igice cya 3 aratubwira ngo iki?
umuntu uhamya itegeko ry'umwami ararangurura ati, yemwe bantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe, nimwumve uko tubategeka, ngo nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, muhere ko mwubarare hasi muramye igishushanyo cy'izahabu umwami Nebukadinezari yakoze. Ariko umuntu wese wanga kubarara hasi ngo aramye, ako kanya arajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese aya makuru aratubwira iki? Aratubwira yuko hari inanga, hari neberu, hari ibicurangisho by'amoko yose n'imico itandukanye, kugira ngo abantu bose bateraniye aho biyumve muri icyo gikorwa kidasanzwe. Njya mbibona inyamaswa yaturutse mu nyanja nayo imikorere yayo isa nk'iyi ngiyi. Usanga ibintu bijyanye n'ubuhakanamana, abapagani, imico itandukanye bishyirirwa hamwe kugira ngo abantu babigenderemo. Ariko hari icyo nshaka ko witaho mu buryo bw'umwihariko bitari ibyo ngibyo maze kuvuga. Biraboneka neza yuko Abanyababuloni bari basobanukiwe ibyerekeye ingaruka umuziki utera ku byerekeye kubohoza no kwigaranzura, kugenzura imitekerereze ya muntu. Mbese ujya utekereza imbaraga y'umuziki? Zamura intekerezo zawe witegereze iryo tsinda ry'abantu batwawe n'injyana y'umuziki w'ibyuma by'amoko yose. Nta bushobozi namba aba bantu baba bafite bwo kuganira n'imitimanama yabo. Indirimbo zibasha kuba igikoresho cyo gucecekesha umutimanama, maze umuntu agasigara akora ibintu nawe ubwe atabasha kumenya, yaba aya makuru wari uyazi. Iyi niyo mpamvu nyamukuru yari yateye gukoresha ibi byuma bitandukanye muri ibi birori. Icyambere no kugira ngo imitimanama yabo icecekeshwe. Icya kabiri ni ukwisanisha n'imico y'akaduruvayo, nyine imico myinshi cyane yari iteranira aho ngaho. Ibi bihuje n'iby'ibihe by'imperuka. Tubwirwa amagambo avuga yanditse muri Manuscript Releases volume ya 21 ku ipaje ya 28, ubutumwa Imana yahaye abo muri iki gihe. Yarababwiye ngo ibintu mwatubwiye byabereye muri Indiana, Uwiteka anyeretse ko bigomba kuzabaho mbere y'irangira ry'imbabazi. Bazirundurira mu myidagaduro y'inzaduka y'uburyo bwose, bazasakuza, bazavuza ingoma, bazacuranga kandi bazabyina. Inzira z'ubwenge zizajijwa ku buryo ntawe uzabasha kwiringirwa mu kwifatira imyanzuro iri mu bwenge. Ibi bivuze kwigendera kwa Mwuka Wera. Abantu bo muri iki gihe bakunze umuziki cyane. Mbese wari uzi ko ahantu hatari umuziki bivugwa yuko hatari n'Umwuka Wera? Niko abantu bibwira, maze bashyiramo igisirimba bakabyina bakagira ngo Umwuka Wera yaje, nyamara bari gucecekesha imitimanama yabo. Nuko abapasiteri bakababwira bati, ngaho rero tugiye gutura, nimuzane inyatsi, amafaranga nimuyaze. Nuko hahandi uko kwagahinduka amasenga bambuze mu buryo bwuzuye. Narababaye kandi ndababara iyo mbonye n'itorero ry'Laodikiya ryenda kwigana ibisa nk'ibyo igihe bari gukora fundraising yo kwegeranya amafaranga yo gukora ibikorwa runaka, yewe byivuga butumwa, maze bakabanza bakazana amakorari agashyushya imitwe y'abantu, maze abantu bagatangira kwitanga bidahuje n'umutimanama wabo. Inshuti zanjye, nimureke Mwuka Wera avugane n'umutimanama w'umuntu, amubashishe gukora igikwiriye, kubera yuko indirimbo zicecekesha ubwenge bw'umuntu. Iyo miziki idasanzwe byo ni ibindi rwego. Cyakora ndashima Imana Data wa twese iracyahagarara itorero ryayo. Ejo bundi nabonye amatangazo avuga ngo baririmbye nimwitondere injyana z'umuziki mucuranga, kugira ngo Satani atabinjirana muri uwo muziki w'akaduruvayo. Ahari icyitegererezo gikomeye twagisanga mu kibaya cya Dura hariya Ishinari i Babuloni. Hari umugabo wanditse amagambo akomeye yitwa Andrew, ni indwanyi ikomeye cyane, ni umujenerali wo muri Scotland. Yavuze amagambo akomeye, aravuga ati, nimwandike amategeko maze nanjye nandike indirimbo, nzayobora igihugu cyanyu. Mwari muzi yuko indirimbo zikomeye kuruta kuba wakwandika amategeko? Mwari muzi yuko abahanzi tujya tubona bafite influence ku bantu kuruta abashyiraho amategeko, parliament z'ibihugu? Nimwandika amategeko, nanjye ndandika indirimbo, nzayobora igihugu cyanyu.
Indirimbo rero ni igikoresho gikomeye, ni igikoresho kiyobuje cyo kuyobora intekerezo z'abantu cyangwa kuziyobya. Imana idufashe cyane kugira ngo twite ku byo twumva, twite ku ndirimbo turirimba, twite ku njyana y'umuziki dukunda kumva, kuko ni umuburo utangaje Imana iduhaye muri aka kanya. Inshuti zanjye, mu kibaya cya Dura barabanje rero barabyina, bavuza imyirongi, bavuza ibintu byinshi cyane kugira ngo intekerezo z'abantu zibanze zicanganyukirwe, kugira ngo itegeko niza gutangwa rize kumvikana mu buryo bwihuse bitabanje kugorana. Wongere ugenzura ibiriho uyu munsi, tuzaba tumenya ibyo ari byo. Umurongo wa 7 niho tugeze. Nuko abantu bose bumvise amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabura n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, abamoko yose y'indimi zitari zimwe bubarara hasi baramya icyo gishushanyo cyiza umwami Nebukadinezari yari yahagaritse. Nuko umukino warangiye. Umurongo wa 8, uwo mwanya Abakaludaya baza kurega Abayuda, babwira umwami Nebukadinezari bati, Nyagasani nyaguhoraho washyizeho itegeko ngo umuntu wese uri bwumve amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga yubarare hasi ngo aramye igishushanyo cy'izahabu, ngo n'umuntu wese wanga kubarara hasi ngo akiramye ajugunywe mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko rero hariho Abayuda wahaye gutwara igihugu cy'i Babuloni, ariko ari bo Saduraka na Meshake na Abedenego batakwitayeho Nyagasani, ntibakorera imana zawe, kandi banze kuramya cya gishushanyo cy'izahabu wahagaritse. Hari abagabo 3, haleluya, nabo bari bahagaze mu kibaya cya Dura, bari kwitegereza ibihabera, ariko bakomeza gusenga cyane ngo ibitekerezo byabo bikomeze kuba ku murongo, kandi bitegereza ibihabera. Nuko igihe abandi bose bari bubaraye, bo barakomeje barahagarara, haleluya, barakomeje bahagarara ku maguru yabo. Nuko haza abantu babwira umwami bati, dore hari itegeko washyizeho. Barabanza barongera bararivuga uko ryakabaye n'ingingo zaryo zose uko riteye. Mbese ibi bisobanuye iki? Ni ukugira ngo bakabuze umwami umujinya wiyongere. Maze bongera bati, hariho abantu batakwitayeho. Icyambere wabahaye ubutegetsi, wabahaye imyanya y'icyubahiro. Hari umugani w'Abanyarwanda ngo ab'umwami yatamitse amata, ibindi ntabwo mbyibuka ibyiyongeraho, ariko bisa nkaho bivuguruzanya n'icyo ngicyo. Niko byagenze no kuri Nebukadinezari. Ba bantu watamitse, ba bantu wagaburiye, ba bantu washyize mu myanya y'icyubahiro, ntabwo bakwitayeho. Icyambere ntabwo bakwitayeho. Icyakabiri ntabwo bitaye ku gukorera imana zawe, n'ubundi basanzwe bataramye imana zawe usenga. Icya gatatu, na cya gishushanyo wagaritse mu kibaya cya Dura ugategeka ko abantu bose bacyubararira, nacyo noneho banze no kucyubararira. Urabikoraho iki se? Mbese biroroshye iby'aba basore 3 bagiye guhangara iri nteko y'abantu b'abanyacyubahiro ndetse n'umwami ahari, ariko Imana ishimwe ko bakomeje guhagarara bashikamye. Reka dukomeze twumve umurongo wa 13. Nuko Nebukadinezari arakara cyane, ategeka ko bamuzanira Saduraka na Meshake na Abedenego, nuko babashyira umwami. Nebukadinezari arabakabukana aravuga ati, mbese Saduraka na Meshake na Abedenego, nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze? Second chance. Nuko none nimwumva amajwi y'amahembe n'imyirongi n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramya, ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese Imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Umva, abasore 3 barakebutse baritegereza, babona koko ryatanura ry'umuriro ugurumana byanze bikunze. Nebukadinezari yaritunze urutoki avuga ati, murahita mujugunwamo. Ese Imana iri bubankize ni iyahehe? Ni iyihe ko ntayizi? Mbese barubarara? Se iyaba ari wowe, iyaba ari jyewe se, byari kugenda gute? Byari kugenda gute?
hari ikibazo Nebukadinezari amaze kubaza. Mbese nimwe mwabyitumye? Mbese nimwe mwigiriye iyo nama cyangwa hari indi influence iri inyuma yanyu? Biragaragara yuko muri iri nteko ntabwo Danieli yari ahari. Danieli yari umuntu wiringirwa kandi Nebukadinezari yaramutinyaga. Yarazi ko ari umuntu w'Imana. Ntabwo yigeze atumirwa muri ibyo birori. Maze Basaduraka, Meshaki na Abedenego bo baratumirwa. Nuko igihe yabitegerezaga kandi bari bamaze kumubwira ko ari Abayuda kandi arabibuka rwose, avuga ati mbese nimwe mwabyitumye? Cyubahiro cyane Nebukadinezari cyari gishyizwe hasi cyane. Nimwe mwabyitumye cyangwa Danieli yabashutse? Mbese inshuti zanjye, uraza guhagarara wa mubwiriza adahari? Basaduraka, Meshaki na Abedenego bahagaze Danieli adahari kuko bari bazi Imana yabo. Haleluya. Mbese nawe uraza kubasha guhagarara wa mubwiriza adahari? Uraza guhagarara papa wawe adahari cyangwa umugabo wawe cyangwa umugore wawe kuko ari we wajyaga wishingikirizaho mu bya mwuka? Mbese imibereho yawe y'iby'umwuka iteye ite? Witeguye gushikama no guhagarara bona nubwo byasaba ikiguzi cyo gupfa, byasaba kujugurwa mu itanura ry'umuriro ugurumana? Ni umwanya wacu gutekereza cyane ku byo twamenye kandi twumvise kugira ngo twimenyere Imana yacu twebwe ubwacu, atari Imana y'umubwiriza runaka. Njya ntangara ugasanga abantu barabariza ngo mbese kanaka yabivuzeho iki? Mbese uyu mubwiriza bisobanura gute? Mbese uyu mubwiriza yafashe uwuhe mwanzuro kuri izi ngingo? Nshuti, ubugingo ni ubwawe ntabwo ari ubwundi. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Murongo wa 16, Saduraka na Meshaki na Abedenego bakomeje gutekereza icyo umwami ababwira, bakomeza kwibaza, ariko basubiza umwami bati Nebukadinezari, nta mpamvu n'imwe ituma tugusubiza iryo jambo. Niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umuriro ugurumana kandi izadukiza ukuboko kwawe Nyagasani. Ariko nawe itadukiza Nyagasani, umenye ko tutari bukore n'imana zawe habe no kuramya icyo gishushanyo cy'izahabu wakoze. Aba bantu b'Imana bari basobanukiwe amategeko y'Imana, bari basobanukiwe itegeko rya 2 mu mategeko 10 y'Imana. Riravuga ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka, ntukabyikubita imbere kandi ntukabikorere. Ayo magambo umubyeyi yaratuganirije, usubira inyuma tumaze iminsi tuganira amategeko y'Imana, ndetse mu kanya hari wadusoreje atwereka yuko kumvira amategeko y'Imana harimo imigisha myinshi. Usubira inyuma uze kureba aya mategeko uko twayaganiriye. Aba bantu b'Imana bari basobanukiwe amategeko 10 y'Imana hamwe no kumenya amategeko agenga ubuzima. Bakomeje mu myaka ishize, imyaka myinshi ishize bageze i Babuloni, noneho ikigeragezo cyo gukomeza amategeko 10 y'Imana nacyo kiraje kandi biteguye guhagarara badatsinzwe. Baravuga bati nta mpamvu ituma dusubiza iyi jambo, nta mpamvu ya second chance, nta mpamvu y'amahirwe ya kabiri yo kongera ko bavuza ingoma, kubera yuko Imana yacu dukorera ibasha kudukiza. Haleluya. Ariko naho itadukiza ntabwo turi bwobarira ibishushanyo wakoze, kubera yuko ibyiza nuko twapfa kuruta yuko dukora icyaha. Nshuti zanjye, iki ni icyemezo kidasanzwe umuntu abasha gufata igihe ubugingo bw'umuntu buba bugeze ku munzani, igihe aba asabwa gufata icyemezo kiri hagati yo gupfa no gukira. Hari umugabo nkunda yigeze kubwiriza ikibwirizwa, aravuga ati kwaba kujya imbere ni ugupfa, kwaba no gusubira inyuma nabyo ni urupfu. Maze afata icyemezo aravuga ati njyewe rero ndapfa njya imbere. Haleluya. Mbese uraza gusubira inyuma ko ikigeragezo kidasanzwe giteye ubwoba? Gusubira inyuma nabwo ni urupfu, ni urupfu rw'iteka ryose. Kujya imbere narwo ni urupfu rw'aka kanya. Ariko turemera kujya imbere, dupfe tujya imbere, izina ryawe guteka rihabwa icyubahiro. Abagaragu b'Imana baravuze bati reka twe kurushya umwami, ahubwo kora icyo ukwiriye gukora. Cyakora turagwamiza yuko Imana yacu ibasha kudukiza kandi turabyizeye izadukiza. Ariko naho itadukiza ntabwo turi bubashe kubarara. Nshuti zanjye, amakuru akurikiraho atubwira icyakurikiyeho.
Murongo wa 19. Nebukadinezari azabenwa n'uburakari, mu maso he hahinduka ukundi, areba Saduraka na Meshaki na Abedenego igitsure, ategeka ko benyegeza itanura ngo rirushe uko ryari rikwiriye kwaka 7. Maze atoranya abanyambaraga bo mu ngabo ze, abategeka kuboha Saduraka na Meshaki na Abedenego ngo babajugunye mu itanura ry'umuriro ugurumana. Nuko babona abo bagabo ko bakambaye amafurebo, baboha abo bagabo ko bakambaye amafurebo n'inyambaro n'imyitero n'ibindi bambaye, babajugunya mu itanura ry'umuriro ugurumana. Maze kuko itegeko ry'umwami ryari ryikubagaho kandi umuriro ugurumana cyane, bituma ibirimi by'umuriro bisumira abo bagabo bari bateruye Saduraka na Meshaki na Abedenego birabica. Nuko abagabo 3 Saduraka na Meshaki na Abedenego bagwa mu itanura ry'umuriro ugurumana hagati uko bakaboshywe. Mu bagabo bayoboye isi, umugabo witwa Nebukadinezari nawe ari mu bagabo badasanzwe bafata ibyemezo bidasanzwe. Umva, yaravuze ngo ni muryenyeze 7. Yaramaze gucanganyukirwa, kandi ajya nkubwire yuko iki kibaya cyadura Satani yari ahari kugira ngo arusheho kumutera uburakari bukaze. Nuko amaze kurakara ategeka ko benyegeza 7 itanura, maze riragurumana cyane. Nuko ategeka abajenerali bari hafi aho ngaho, generals nuko bahita babahoha vuba baragenda barabajugunya. Maze ngo kubw'itegeko ry'umwami ryari ryikubagaho, nta protection bari bafite, ngo ibirimi by'umuriro byasumiye babagabo babajenerali bambaye inyenyeri bibajugunya hasi. Igihe ntekereje kuri aba generali numva ntangaye cyane, kuba inkoragahato za Satani biragatsindwa n'Uwiteka. Yongo ntabwo baruka kumanwa na nijoro, baramya inyamaswa y'igishushanyo cyayo, nuko babayeho nyine iby'inyamaswa itegetse barakora, batitaye ku ngaruka ibyo bintu bizabagiraho. Nuko kubera ko itegeko ry'umwami ryari ryikubagaho, baba generali batiteguye kuvuga bati inyamaswa dukeneye kuzana abashinzwe kuzimya umuriro, za fire brigades, kugira ngo zikore umurimo wazo. Umva, ndatekereza yuko nta musirikare wa rukurutu wari wicaye hafi ya Nebukadinezari. Oya, nawe hari abagabo b'inyenyeri b'abanyacyubahiro bafite icyubahiro muri ubwo bwami. Abo bagabo ngo umuriro waraje urabafata urabatwika, ibirimi by'umuriro byabatuye aho ngaho bazabiranywa no kubura umwuka barapfa. Ibyo byose ahise hakurikiraho nyine kujyana iyo mirambo muri morgue. Nuko ariko hari ikintu kidasanzwe gituma noneho n'aba bagabo tutaza kwibuka n'ibyabo byahise birangirira aho ngaho. Murongo wa 24. Uwo mwanya umwami Nebukadinezari aratangara, ahaguruka n'ingoga abaza abajyanama bati, harya ntitwajugunye mu muriro abantu 3 baboshywe? Mwami aribaza ati, nshuti zanjye, ntabwo umwami yatindijwe no kujya kureba abasirikare be ngo baba ati uyu mujenerali namukundaga yabashaga kurwana intambara akazitsinda. Ntabwo ibyo ngibyo byari bishishikaje icyo gihe, ahubwo yitegereje mu itanura, yitegereje abonamo ibidasanzwe, maze ahita ahindukirira abari bamuri ruhande aravuga ati, harya twajugunyemo abantu bangahe? Ntabwo twajugunyemo abantu 3 kandi bari baboshye? Baramusubiza bati, ni koko nyagasani. 25. Arababwira ati, dore ndareba abantu 4 babohowe bagenda mu muriro hagati, kandi ntacyo babaye, ariko ishusho y'uwa 4 yo irasa n'iy'umwana w'Imana. Harimo ishusho y'uwa 4. Haleluya! Kristo yari yatabaye. Nshuti zanjye, kunesha ni ukwa Yesu. Kunesha ni ukwa Yesu. Ejo tuzabisubiramo uko byaba bishaririye kose, uko ubutware bwa Babuloni y'iki gihe bwaba bukomeye bwose, n'imbaraga bufite n'imigambi bifite yo gutsembaho ubwoko bw'Imana. Turaje tubona amategeko ashyirwaho, ntabwo ari kera. Kunesha ni ukwa Yesu. Uko Imana yarwaniye Saduraka, Meshaki na Abedenego, niko izarwanira abana bayo. Ndareba mu wa 4. 26. Nebukadinezari yigira ku muryango w'itanura ry'umuriro ugurumana, aravuga ati, yemwe ba Saduraka na Meshaki na Abedenego, mwabagaragu b'Imana isumba byose mwe, nimusohoke muze hano. Nuko Saduraka na Meshaki na Abedenego baherako bava mu muriro, maze abatware b'intebe n'ibisonga byabo n'abanyamategeko n'abajyanama b'umwami baraterana bareba abo bagabo, basanga umuriro utashoboye kugira icyo batwara, kandi umusatsi wo ku mitwe yabo utababutse, n'imyambaro yabo ntacyo yabaye, habe ngo wakumva umuriro
ubanukaho. Amen. niba bari biteye umubavu bagenda, bagarutse umubavu wabo ukibariho. Icyo umuriro wabashije gukora gusa ni ugushwanyagura imigozi bari bababohesheje, maze basohoka bemye bashima Imana. Mbega ukuntu Imana ari nziza, mbega ukuntu Imana igira neza. Ariko ibyo ngibyo ni iby'Imana, ariko hari ibitureba ngira ngo twongere dutekerezeho. Nuko dukwiriye gushikama ku Mana ku kiguzi cyo byasaba cyose. Nshuti zanjye, igihe dutekereza iby'aba bantu dushaka kwibwira yuko iteka ryose Imana ari uko ibigenza, ariko ndagira ngo ubwire yuko Yesaya umuhanuzi w'Imana yakerejwe urukerezo, kandi urwo rukerezo rwarakereye rurarangiza rwose. Yesaya ava mu mwuka. Zekariya yaguye mu rugo rw'inzu y'Uwiteka. Yohana Umubatiza yaguye mu gihome bamuciye umutwe. Yakobo yaciwe umutwe nawe. Babarutimayo bavanywe hwimu. Ba Petero babambwe bacuratse, kandi abo bose barapfuye biremera. Icyo nzi cyo Imana yabahaye gukomera, barashikama kugeza no ku gasegonda kanyuma ko guhumeka kwabo. Icyo dukeneye ni gushikama ku Mana ku kiguzi cyo byasaba cyose, kuko tuzi yuko ingororano ari nziza. Urugamba ruzarangira Kristo anesheje, kandi dukwiye kumwishingikizaho kugira ngo azatuneshereze. Hari amagambo nsoma mu bihamya by'itorero ku volume ya 4 ipaje 195 bananditse ngo Satani asezeranira guha abantu ubwami bw'isi baramutse bamuhaye icyubahiro, bakamurutisha Imana. Abenshi barabikora bakigomwa kuzajya mu ijuru, ariko ibyiza nuko wapfa aho gukora icyaha. Ibyiza nuko wagaragaza ubushake aho gukoresha ikinyoma. Ibyiza nuko wasonza aho kubeshya. Tumaze iminsi tuganira amategeko y'Imana. Rega amategeko y'Imana niyo ndorerwamo, niyo gipimo twireberamo tukamenya uko duhagaze. Nshuti zanjye, reka twumvire amategeko y'Imana. Nongera usubiremo uritegereze icyamba kugira ngo ukunde amategeko y'Imana, kandi uba witeguye no gupfa aho kugira ngo uyacumure. Burya ngo ibyiza nuko wapfa aho kugira ngo ucumure ku mategeko y'Imana, aho kugira ngo ukore icyaha, kandi icyaha ni ukwica amategeko yayo. Tumaze iminsi tuganira uhereye ku itegeko rya 1 kugeza irya 10, harimo n'itegeko rya 4 ryerekeye isabato. Abantu badasobanukiwe tuzabisobanukirwa yuko ubwo tugeze muri iki gihe turi kwiga ubuhanuzi bwa Danieli, uko byaje nuko byagenze, tuzabinoshaho nubwo tuzakomeza kubisubiramo. Nshuti z'Imana, ikigeragezo gisa nk'iki kizongera kugera ku bwoko bw'Imana. Tuzabireba ejo mu buryo bw'umwihariko, kuko Satani asheze kugira ngo aroha abantu mu karengane gashishana nibanga kuramya igishushanyo cy'inyamaswa. Ariko urahagarara mu ruhe ruhande? Mbese urahagarara nk'uko abantu b'Imana bahagaze biringiye ko Imana yabo ibasha kubakiza, kandi koko ikaba yarabakijije? Mbese witeguye gupfa nubwo Imana yawe itagukiza, ahubwo ugapfa wiringiye yuko Kristo azakuzura? Nibuka amagambo meza cyane umugaragu w'Imana Pawulo yandikiye Abakorino. Pawulo yandikiye Abakorino urwandiko rwa 2, amagambo akomeye nayo mvise numva yatangaje. Urwandiko rwa 2 rw'Abakorino igice cya 2 ndasoma umurongo wa 8. Bene data, ntidushaka yuko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Asiya, ko yatwaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora, ndetse bigatuma twiheba ko tuzapfa. Twibwira ko duciriweho iteka ryo gupfa kugira ngo tutiringira, ahubwo twiringira Imana izura abapfuye. Nshuti yanjye, hari ubwo abana b'Imana bagira mu makuba menshi, amakuba abageza no mu rupfu. Abangaba nabo igihe Pawulo yari ari muri Aziya bageze ubwo baremererwa cyane kuruta ibyo bashobora kwihanganira, ndetse bariheba ko bazapfa. Ariko icyo babibonyemo ni iki? Ngo bibwiye ko baciriweho iteka ryo gupfa kugira ngo batiringira, ahubwo biringira Imana izura abapfuye. Hariho umuzuko w'abapfuye. Mbese witeguye kwemera no gupfa wiringiye Imana izura abapfuye aho kugira ngo ukore icyaha? Andi magambo ari muri volume ya 5 y'abihamya n'ubundi bihamya by'itora aravuga ngo hitamo ubukene, hitamo kunengwa, hitamo gutandukana n'inshuti cyangwa kubabazwa kose aho gukora icyaha. Gupfa mbere yo guteshwa agaciro cyangwa kwica amategeko y'Imana bigomba kuba intego ya Mukristo wese. Ndifuza gupfa ntarakora icyaha, aho kugira ngo nkore iki cyaha niteguye gupfa.
nk'abantu bavuga ko ari abagorozi baha agaciro iby'ingenzi birinda kwanduza ukuri kw'ijambo ry'Imana, tugomba kugira imico iboneye kurenza iyabo mu gihe cya none. Nshuti zanjye, turamagarirwa kuba abagabo nyabagabo bashikamye mu byo kwizera, bashikamye ku Mana, biteguye no gupfa niba bishoboka. Muri aka kanya ndakurarika mu izina rya Yesu kugira ngo wikomeze ku Mana n'ijambo rye. Nshuti yanjye, hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nk'uko Zaburi ya mbere yabitubwiye, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Ndakwifuriza kwibwira amategeko y'Imana ku manywa na nijoro. Umuntu watuganirije mu kanya, John Locke, watubwiraga ibyiza by'amategeko y'Imana, yatubwiye yuko umuntu ukurikiza amategeko y'Imana ari umwana uzi ubwenge. Ndakwifuriza kuba mu mugabane w'abana bazi ubwenge, abana b'Imana. Kandi abo ngabo amaherezo yabo ni meza, bazaba mu bikari byo mu ijuru, bazabana na Yesu, bazaririmbana nawe indirimbo yo kunesha. Uko amakuba arushaho kuba menshi, niko n'ingorane zarushaho kuba nyinshi, bazanezerwa ibyishimo byinshi. Muvandimwe, urararikwa nonaha ngo urusheho kwegera Imana. Dusoma amagambo ari mu bahanuzi n'abami ku ipaje 232 ngo igihe cy'amakuba kiri imbere y'ubwoko bw'Imana kizasaba kugira ukwizera kutadohoka, ukwizera gushikamye, ukwizera kwemera no gupfa. Rego ukwizera ntabwo ari amagambo gusa, ahubwo ni ukwizera gufatisha abantu ibikorwa. Uko niko kwizera kuzima, the living faith. Abana bayo bagomba kugaragaza ko ariyo baramya yonyine, kandi ko nta kintu na kimwe gifite agaciro ndetse n'ubuzima bwabwo gishobora kubashora na gato mu kuramya kutari ukukuri. Ku mutima w'indahemuka ku Mana, amategeko y'abantu b'abanyabyaha kandi bagira iherezo azahinduka ubusa imbere y'ijambo ry'Imana ihoraho. Ukuri kuzumvirwa, nubwo ingaruka zo kukumvira zizaba ari ugufungwa cyangwa guhunga cyangwa se urupfu. Mbese witeguye kuba muri uyu mugabane? Amagambo akurikiraho, nuko bagenzi, nk'uko byagenze mu gihe cya Shadarake, Meshaki na Abedenego, niko no mu gihe giheruka cy'amateka y'isi Uwiteka azagira icyo akorera bikomeye abahagararira ukuri bashikamye. Uwagendanye n'abasore b'Abaheburayo mu itanura ry'umuriro azabana n'abayoboke be aho bazaba ari hose. Kubana nabo kwe kuzabahumuriza kandi kubakomeze hagati mu gihe cy'amakuba, amakuba atarigeze kubaho uhereye amahanga yose yabereyeho. Tuzabibona abo Uwiteka yatoranyirije bazahagarara batanyeganyezwa. Satani n'ingabo z'ikibi zose ntizishobora kurimbura umunyantege nke hanyuma y'abandi bo mubera b'Imana. Amena. Abamarayika bahebuje mu mbaraga bazabarinda, kandi Uwiteka azabigaragariza ari Imana isumba ibigirwamana, ishoboye gukiza rwose abayiringiye. Ndakwifuriza mu izina rya Yesu kugira ngo urusheho kwiringira Imana, kwizera kwawe gushikame muri yo, kandi ube witeguye no kwemera gupfa niba bishoboka. Niki cyabigushoboza? No gushyira ya mahame mu bikorwa, no kurushaho kwegera Imana mu ijambo rye no gusenga, no kurushaho kwirinda, ukaba igitambo kizimwa cyera gishimwa n'Imana, nk'uko mu Baroma igice cya 12 atubwira yuko dukwiye kuba ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana. Dukwiye gutanga imibiri yacu ikaba ibitambo bizima, twirinda ikintu icyo ari cyo cyose cyabyangiza, tubana n'Imana mu masengesho no kwiga ijambo ryayo, kandi dufite kwizera kudashidikanya yuko Imana iri kumwe natwe. Icyo nicyo nkwifuriza. Nifuza ngo Imana igukomeze, Imana igukundisha amategeko yayo. Twakomeje kuyaganira, wongere uyakunde igihe usoma iki gitabo cya Daniel mu buryo bw'umwihariko igice cya 3. Abana b'Imana bahagaze ku itegeko rya 2. Ejo tuzarebana itegeko natwe dusabwa guhagararaho mu gihe kiri imbere, iryo Satani azaba yibashye mu buryo budasanzwe. Imana yanjye kandi Imana yawe ikomeze kubana natwe, kandi Umwuka Wera wasezeranwe ko azakomeza kuyobora abana bayo mu kuri kose, akomeze kubana natwe, ngo iki gihe gikomeze kutubera icy'umugisha no gucukumbura. Kandi hari icyo ngusaba, ndagusaba amasengesho, ukomeze kunsengera kugira ngo Imana ikomeze kuyobora iyi gahunda, ikomeze kuvanaho inkomyi zarizo zose zibasha kuvuka, kugira ngo turusheho kwegera Imana dufite ubushizi bw'ubwoba yuko Imana iri kumwe natwe. Tuza twumva imigambi Imana idufitiye n'uburyo ishaka yuko tuyiyegurira kugira ngo ikomeze kubana natwe. Imana twuzuza amahoro yayo, niko gusenga kwanjye mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo. Amen. Reka dusenge. Data udukunda, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye yuko watuyoboye muri iki kiganiro tumaze kugira.
ikiganiro kitwereka yuko amategeko yawe ari ay'ukuri kandi abagaragu bawe dukwiye kuyashikamamo, bona nubwo byadusaba gupfa, kuko witeguye kwirengera ingaruka z'ibizatubaho. Nuko rero turakwinginze ngo twongerere kwizera, tugushikameho, ngo buruna nubwo twapfa ariko tube twiringiye wowe uzura abapfuye, tuzabashe kwegukana ingorano z'ubugingo buhoraho. Ubane natwe kandi uzakomeze kubana natwe mu byigisho bisigaye, ngo turusheho kunguka ubwenge bukomoka kuri wowe. Bwo gusenga kwanjye mu izina rya Yesu, amen. Amen.